Yesu ashimwe. Imana ni nziza ibihe byose. Reka dukomeze gushima Imana cyane ku bwa kamere yayo nziza. Njya nkunda kuvuga ngo Imana iba nziza atari uko hari uwayigishije kuba nziza, atari n'uko hari uwo yabereyeho, ahubwo nk'uko tuvuga ari uko ari kamere yacu. Aka kanya rero tugiye kwigana ijambo ry'Imana, akanya keza cyane kandi akanya tuba tugize umugisha ukomeye cyane. Ngira ngo twabonye ko mu iteraniro dufite abashyitsi, kandi nubwo abandi nabo baba batari abashyitsi, abantu tugize iri torero rya kaminuza ndetse ryaretse kwitwa itorero rikagirwa intara, turi benshi ku buryo tutabasha kumenyana. Niyo mpamvu ari abo tutaziranye, hari n'abashyitsi. Amazina yanjye nitwa Neritsimana Etienne, nkaba ndi umunyeshuri mugenzi wanyu, niga Special Need and Entrepreneurship with Education, cyangwa se uburezi bwo gufasha abanyeshuri bafite ibibazo mu myigire cyangwa se uburezi budaheza. Nkaba niga mu mwaka wa 2. Uyu mwanya rero tukaba tugiye kwigana icyigisho gifite umutwe uvuga ngo, ni icyigisho gifite umutwe uvuga ngo kugira umutima wari muri Kristo Yesu. Reka twicishije bugufi tubanze dusenge. Turagushimiye cyane uwera Mana yacu, izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye cyane umugisha ukomeye twongeye kugira muri aka kanya, tukaba tugiye kwiga ijambo ryawe. Turakuraritse ngo uzubane natwe kandi turinde ko ijambo ryawe ryagenda ubusa, ahubwo rihindura imitima yacu maze rizatubashisha kwibanira nawe mu bwami bwawe. Ni mu izina rya Yesu tubisabye. Ngira ngo nk'uko natangiye mbivuga, icyigisho cy'uyu munsi tugiye kwigana ni icyigisho gifite umutwe uvuga ngo kugira umutima wari muri Kristo, wari muri Kristo Yesu. Tubumbuye Bibiliya zacu, turatangira tureba isomo riri muri Matayo mu gice cyaho cya 9 ku murongo waho wa 9, kuvuga ngo turi bwifashishe amateka ndetse n'ibyaranze intumwa za Yesu mu kureba uburyo umunyabyaha cyangwa se umuntu wavukiye muri kamere ikora ibyaha abasha guhinduka akagira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu muri Matayo mu gice cyaho cya 9 ku murongo waho wa 9, ndavuga ku muntu umwe gusa, ariko turi burebe ku ntumwa za Yesu. Ntabwo bose ndi kwibanda ku guhamagarwa kwabo, ahubwo duhereye kuri uyu witwa Matayo, handitse ngo Yesu, ntabwo banditse Yesu ariko banditse ngo ahamagara Matayo, ariko bivuga ngo uwahamagaye Matayo ninde? Ni Yesu. Baranditse ngo Yesu avayo akigenda abona umuntu witwaga Matayo yicaye aho yakoresherezaga ikoro, aramubwira ati nkurikire. Nawe arahaguruka agenza gute? Nawe arahaguruka aramukurikira. Ngira ngo indirimbo twatangije ya 11 yatubwiraga ngo mukiza ngenze gute? Mukiza mukurikire.
kuvuga ngo gukurikira Yesu ni umugisha ndetse n'amahirwe atangaje cyane benshi twakabaye twifuza. Ni muri ubwo buryo rero Yesu ubwo yazaga ku isi byabaye ngombwa yuko atoranya abantu bo gufatanya umurimo nawe aribo bita intumwa za Yesu. Muri abo bantu bose abagera kuri 11 bose Yesu yarabahamagaye, ariko hari n'undi utarigeze ahamagarwa ahubwo we ngo yaritoye. Uwo muramuzi? Ntabwo mumuzi. Ni Yuda ntabwo wigeze ahamagarwa na Yesu, ahubwo niwe wisabiye Yesu ko ngo agenza gute yamukurikiye. Nibuka neza igihe Yesu ngo yitegerezaga mu mutima we, yaramubwiye ngo ingunzu zifite imyobo zigenda gute, ngo ariko umwana w'umuntu ntawe afite wo kugenza gute. Aya magambo nta wundi yabwirwaga, aya magambo yabwirwaga igihe yari asabye Yesu ko yareka akagenza gute akamukurikira. Ariko Yesu yamugiriye impuhwe, amugirira n'imbabazi, amwemerera kuba mu mubare w'abigishwa be, ahari yifuzaga ko yazahinduka. Ndetse ijambo ry'Imana ritwereka neza yuko mu mico imwe n'imwe Yuda yagiraga, ngo Yesu yajyaga amushyira ku ruhande akamucyaha, ariko Yuda yarangiza ngo akagira ngo ni ukumwibasira. Aya magambo ndibuze kuyasoma, ndagira ngo ahari wenda ndifashisha igitabo cyitwa Ibiganza bisenga, abagifite soft ndetse ntekereza ko na hard yacyo paje ntabwo zitandukana. Ndahera kuri paje ya 42, hari umutwe w'amagambo uvuga ngo amateka y'intumwa za Yesu n'ibyaziranze. Ndagira ngo haruguru berekanye uburyo ki Kristo ibyo yagendaho, Kristo ajya gutoranya intumwa ze. Ibyo ntabwo ndabisubiraho cyane, ntabwo byo ndi butindeho. Kimwe cyo nuko amagambo make bavuze akuwe mu gitabo cyitwa Rengera Ubuzima volume ya 2 ni paje ya 94. Namwe ababishoboye ayo magambo muzayasoma. Baranditse ngo Imana niha agaciro abagabo n'abagore kubera ubutunzi bwabo cyangwa se imyanya bafite. Cyo ngicyo ntabwo ari cyo Imana ireba. No mu gihe cyo gutoranya intumwa ntabwo ari cyo Imana yarebyeho, ahubwo bavuze ko ngo ibaha agaciro ikurikije kubonera kw'ibitekerezo byabo n'ubwiza bw'imico yabo. Ikindi baravuga ngo ireba uko umwuka wayo bafite ungana n'uko imibereho yabo igaragaza ishusho yayo. Ndagira ngo iki kintu ahari nitukirebaho tukaza kureba no ku magambo ngiye kubasomera, turaza gusanga ko mu ntumwa za Yesu ahari ibindi bintu biza kugenderwaho nta n'umwe wari butorane. Ariko nanone turi buze gusoza iki cyigisho turebye neza uburyo urugendo rwo guhinduka kwacu k'umutima tukagira umutima ari muri Kristo Yesu. Turaza kureba impamvu yonyine ishobora gutera icyo kintu, aricyo cyatumye bamwe itangiriro ryabo ryirengagizwa, ahubwo iherezo ryabo akaba ari ryo rihabwa agaciro. Na n'uyu munsi amaherezo yacu niyo abasha kugena uruhande duherereyemo. Bimwe mu byaranze intumwa za Yesu rero, baravuze ngo abo bagabo uko ari 12 bahoraga biteguye ko Mesiya wahanuwe acungura Abayisiraheli, akuraho ingoma y'Abaroma yabakoroneje, maze agatangaza ko abaye umwami w'igihugu, nabo bakaba ibyegera bye. Ngo bari
barigabanije za minisiteri n'iyindi myanya ikomeye yo muri guverinoma. Ngicyo icyo bakurikiye Yesu bamutezeho. Ariko bakomeje bavuga ngo uwitwa Yuda Isikariyota yarotaga kuzayobora minisiteri y'imari n'igenamigambi, naho Yohana akarota kuzaba perezida w'urukiko rw'ikirenga. Petero we yabonaga ko ari we uzaba minisitiri w'intebe. Matayo we agashingwa ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, kandi akazajya agenzura na za gasutamo, cyane ko aribyo yakoraga atarakurikira Yesu. Mwumve ibyo bo bumvaga bazaba, cyangwa se ibyo mu mitima yabo bifuzaga kuri Yesu. Bakomeje bavuga ko mu kibwirizwa cyo ku musozi kiboneka mu butumwa bwa Yesu nk'uko bwanditswe muri Matayo igice cyawo cya 5. Ayo magambo ntabwo ndi buyasome, ahubwo guhera ku murongo wa mbere mubona yuko Yesu yerekana abahirwa abo ari bo. Icyo gihe nyirizina nibwo bari biteze yuko Yesu agiye gutangaza guverinoma nshya, nabo bagahabwa imyanya bakurikiye Yesu bashaka. Ariko bagiye kumva bumva amagambo ava mu kanwa ka Yesu atandukanye n'iby'imitima yabo igenje gute irarikiye, ahubwo bumva Yesu ababwira iby'abahirwa aba ari bo. Ndagira ngo twigarukire ku cyigisho cyacu cy'uburyo ki umunyabyaha abasha kwakira umutima mushya ndetse akagira umutima ari muri Kristo Yesu. Turebeye ku ntumwa, hari imico yagiye iranga zimwe mu ntumwa za Yesu. Reka turebe bamwe muri bo n'ibyabaranze. Baravuze ngo uwitwaga Yohana na mwene se bari barahimbwe bene nkuba kubera amahane yabo. Namwe murabizi bari witwa Yohana na mwene se, ni ukuvuga ngo amahane yabo bari bafite yari yaratumye babita bene nkuba. Ikindi kandi baravuze ngo bigeze gusaba Yesu ngo abahe uburenganzira bwo kumanura umuriro wo gutwika abaturage b'umudugudu w'i Samariya, kuko ngo bari icumbi. Ariko we bibabuza umuntu atagucumbikiye bisaba ko wamutwika. Aba bantu bari bafite imitima imeze itya yo kwihorera muri bo, nyamara ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntitugahorerane, kuko guhora ari uruhande, kuko guhora ari uw'Uwiteka Imana konyine. Ariko uyu munsi nanjye ndababwira ngo guhorerana turemerana, kwihorera biremewe noneho. Nta hari ndavuga ngo iki kintu nzanye nzaruka, cyangwa se nzanye indi nyigisho nshya, ariko siko bimeze. Ahubwo ni ukuvuga ngo nk'abakristo, nk'abantu b'Imana, munyemerere gato turebe uburyo ki umukristo nyawe akwiriye kwihorera, icyo kintu ijuru rikacyemera. Amagambo n'ubundi ari muri iki gitabo turi gukoresha ibiganza bisenga, kuri paji ya 14 bavuga gusabira abandi. Baravuze ngo kuko wagize amahirwe yo kubonana n'umunyacyubahiro utegeka mu ijuru no mu isi. Si amahirwe atangaje twagize, twagiriwe amahirwe yo kubonana n'umunyacyubahiro utegeka mu ijuru no mu isi. Ukwiye kwibuka ko uri umuntu ukwiye kwibuka ko uri uwo mu iteraniro ry'abera bo mu ijuru.
iki kintu tujye tuzirikana kandi tugiha agaciro. Dukwiriye kuzirikana kandi tukibuka ko turi abantu bo mu iteraniro ry'abera ba hehe? Ry'abera bo mu ijuru. Ku bw'ibyo rero baranditse ngo aho rero nta narijye irangwayo. Nta narijye igenza gute? Aho nta narijye irangwayo. Kandi imibereho yabo mu ijuru ikwiriye kwitozwa abantu bakiri hano mu isi, kuko nta yindi nzira umuntu azabasha kunyuramo kugira ngo ahari agire uburyo bundi ahindurwamo, ahubwo abo Kristo azasanga barapfuye nibazuka, abo bantu ntahandi hantu bazanyurwa. Icyakoze n'uko ijambo ry'Imana ritubwira yuko bazahindurwa bashya, natwe bakiriho tugahindurwa, bityo tukajyana, ariko imico yacu igomba kuba ari yayindi iranga abo mu ijuru. Ku bw'ibyo rero bakomeje bavuga ngo nasomye ko iyo ugeze mu rwego rwo gusabira umwanzi wawe, nta mwanzi uba ugifite imbere y'Imana. Ngiyo imitima igenje gute? Ngiyo imitima ikenewe. Ngo ijambo ry'Imana rikomeza rivuga ko igihe tubonye uburyo bwo kumugoboka cyangwa kumutabara nawe ageze mu kaga, dukwiriye kumurengera tukamutangaho ibyo atadutangaho, tukamugirira impuhwe n'imbabazi adashobora kutugirira. Icyo gihe tuba tumurunzeho amakara yaka ku mutwe. Hari uwavuze ngo kugirira neza umwanzi wawe nibwo buryo bwiza bwo kwihorera bwemewe n'Imana. Mwumvishe uburyo bwiza bwo kwihorera? Harya ni uko uzasaba nka Yohana na mwene se ukavuga ni manura umuriro abantu batwike? Oya, ntabwo ari uburyo Imana idushakaho. Ndetse hari baravuze ngo uyu muntu aba aremerewe cyane, ngo kuko aba yaragize ibyago byo kwakira umwanzi, ku buryo ki ngo umutwaro yikoreye wa wundi uhora akuvuga, ngo wa wundi uhora akwifuriza ibibi, ngo uwo muntu bafite umutwaro uremereye cyane, kuko ngo kwikorera umuntu ungana nawe ngo ni ibyago bikomeye cyane umuntu aba yaragize. Fata ibiro byawe ufite ubitereke arakoze cyane udufashije ku buhanga bw'ibyuma. Nari ndimo mvuga uburyo berekanye yuko wa muntu witwa ko ari umwanzi wawe, wa wundi uhora atakwifuriza icyiza, ari ibyago yagize byo kwakira umwanzi Satani, ko nawe atari we, ahubwo ko ukwiriye kumusabira. Byaba ngombwa haba ari icyo umufasha ukamufasha, ngo kuko yagize ibyago byo kwikorera umuntu ungana nawe, kandi uwo ni umutwaro uremereye uri kuri we. Aho abasha kukubona ati nahura n'uyu muntu ahubwo akareba ahandi yaca, kandi ahari n'inzira yaranyuzemo ariyo yari bumubere iya hafi. Turaza gukomeza, twari turimo tureba imwe mu mico yaranze intumwa za Yesu. Bakomeje bavuga ngo uwitwa Filipo yigeze kubaza Yesu ati rwose wazatweretse data wa twese, uhora utubwira ko tutamuzi? Yesu ati Filipo, n'igihe twabanye ntuzi ko umbonye aba abonye data? Filipo ntiyari agasobanukirwa neza n'ihame ry'ubutatu bwera nk'uko natwe uyu munsi butujijije. Naho uwitwa Tomasi we ngo wari umwemera gato bikabije, ntiyizeraga ko Yesu azazuka. Ubwo ku munsi wa gatatu yiyerekaga abigishwa be Tomasi adahari, uyu mugabo yateje impaka cyane mu matwi y'intumwa ngo kuzuka kwa Yesu ntibishoboka keretse nagenza gute?
keretse namwibonera n'amaso ye. Kandi koko ibyo yavugaga ahari nubwo wenda se tutabishima kuko yari yaragize amahirwe yo kubana na Yesu, yari yaragiye yibonera byinshi bikorwa na Yesu kandi birenze ibitekerezo bya muntu. Tomasi ngo yibutse uburyo ki ngo bafashe Yesu bakamubamba, barangiza bakamushyira mu mva, ndetse ntibanyurwa no ku munwa w'imva ngo bafata ikibuye kiremereye cyane bagishyiraho, barangije ngo bazana n'ubushishi babuhomeshaho, barangije bazana n'abasirikare 100 nabo babashyiraho n'intwaro kugira ngo barinde iyo mva. Tomasi ibyo bintu ngo atekereza uburyo ki uwo muntu azava mwabo, bityo arangije ngo aravuga ninamwibonera ngo ndetse nkabona no mu biganza bye, ntabwo mbashe kwemera yuko uwo nguwo ari nde, uwo ari Yesu. Ariko nyamara ngo marayika waje kubwira Yesu ko akwiriye kubyuka akazamuka, ngo ibyo byose ngo yabisunikishije ikirenge nk'usunika akantu koroheje cyane, maze ngo yinjira mu gituro akomanga Kristo ati, kanguka kuko data aragushaka. Ibyo ngibyo Tomasi ntabwo yabashaga kubyumva, ahubwo ngo yari umwemera gato, bituma naho yagombaga kwemera ari uko yiboneye. Naho uwitwa Petero ngo yari igihubutsi akaba n'abavugirije, umuntu wihutira kuvuga. Muzi neza ko inshuro nyinshi iyo yabaga ari kumwe n'abandi yagiraga amagambo menshi ndetse amwe n'amwe atabasha gusohoza. Bakomeje bavuga ngo yihakanye Yesu 3 kose, ko ntaho amuzi, nyamara yari yaramusezeraniye ko no mu rupfu rwe bazagenza gute, bazaba bari kumwe. Ndagera ku witwa Yuda we, ibyo navuga ngo byari agahomamunwa cyane, ko twabonye ko yari umwigisha wari utandukanye n'abandi. Baravuze ngo icya mbere niwe mwigisha Yesu atigeze abwira ngo nkurikire, nk'uko twatangiye tubibona, ahubwo yaritoye kuko we yabyisabiye Yesu nawe akabimwemerera, nk'uko tubibona muri Luka igice cyaho cya 9 ku murongo wa 57. Icya kabiri, Yuda yari igisambo. Baravuze ngo yahoraga yiba ku mutungo w'intumwa, kuko ari we wawucungaga, anashinzwe kubabarira. Ngo Yesu yamugiriraga ibanga, ariko yamuhana biherereye, aho kugira ngo abireke undi akarakara akabifata nko kumwibasira. Amagambo tuyasanga mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose, ni paje ya 611. Icya gatatu kuri Yuda, umwuka w'abahanuzi uvuga ko yajyanaga n'izindi ntumwa mu rugendo rwo kubwiriza ubutumwa, cyangwa akagira undi murimo akora wo kwitanga. Ngo iyo yihereraga ntawe umureba, yisubizaga kandi akinsimbura mu gisi. Ni ukuvuga ngo ibi ni byo byagiye biranga intumwa za Yesu. Ntabwo mbashije kuzirondora zose cyane ko ahari igihe kiba kitabitwemerera, ariko nyuma gatoya tugiye kureba ese aba bantu ko tuzi ko ari bamwe mu ntwari havuyemo Yuda, ibyabo byaba byaraje kugenda gute, ndetse amagambo ndi buze gusa n'usoma nyuma agaragaza yuko urukundo bakunze Yesu byatumye ngo baruhamisha gusinyisha ikimenyetso cy'amaraso yabo, bayamenya kubw'urukundo bakunda Yesu. Ndasoma amagambo make ndaza gusoma, ari mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo.
abagifite n'ubundi ni paje ya 41, ni icyigisho gifite umutwe uvuga ngo imbaraga itangaje y'ubutumwa bwa Kristo. Baravuze ngo umutwe wabo baravuze ngo ikibazo gikunda kuvuka. Baravuze ngo kuki hari benshi bavuga ko bizera ijambo ry'Imana ariko ingeso zabo ntizihinduke nziza. Ni ikibazo, si ikibazo? Kuki hari benshi bavuga ko bizera ijambo ry'Imana ariko ingeso zabo ntizihinduke nziza? Usanga bagifite inarijye, bakirakazwa n'ubusa. Twabonye se n'umuntu nka za Yesu ko barakazwaga n'ubusa inshuro nyinshi, kandi bari bagifite n'inarijye muri bo, bihutira kuvuga menshi. Ba Petero ntitwababonye, bakomeza bavuga ngo birata, mbese ugasanga basa n'abatigeze bamenya ukuri. Ngo impamvu iragaragara ni uko batihannye ngo bahinduke. Icyo cyonyine nicyo gitera umutima umeze utyo. Ngo ntibigeze bashyira igitubura mu mitima yabo kugira ngo gikore umurimo wacyo. Imibereho yabo yerekana ko batigeze imbaraga ya Kristo ishobora guhindura ingeso. Ari imbaraga ya Kristo yonyine ishobora guhindura iki? Ese tugiye kwibaza, ese iyi mbaraga ikora ite, cyangwa se bigenda gute? Bakomeje bavuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo ry'Imana, nk'uko biboneka mu Baroma igice cyaho cya 10 umurongo wa 17. Amagambo asa n'akomeye cyane yo gutekerezwaho bavuze cyane hano. Baravuze ngo ibyanditswe byera ni igikoresho gikomeye mu guhindura ingeso. Iki kintu turacyumva neza kandi tukemeranwa nacyo, ngo ibyanditswe byera ni igikoresho gikomeye mu guhindura iki? Wa muntu wari ufite umutima wa kamere, wa muntu wari ufite umutima wo kwikunda, wo kubeshyera abandi, wo kuvuga ibitajyanye, ariko binyuze mu byanditswe byera aba ari cyo gikoresho cyonyine gikomeye mu guhindura iki? Mu guhindura ingeso. Bakomeje bavuga ayo magambo ngo iyo ijambo ry'Imana ryizwe neza kandi rigakurikizwa. Iki kintu tukiteho. Hari ukwiga ijambo ry'Imana neza, icyo ni kimwe, ndetse hari n'icya kabiri cyo kutaryiga ngo tubimenye tubisigaho gusa, no kurikurikiza. Baravuze ngo iyo ijambo ry'Imana ryizwe neza kandi rigakurikizwa, ngo rikorera mu bitekerezo by'umuntu rikamuvanamo ibishaka byo gukiranirwa. Ngo wa umwuka muziranenge amwemeza icyaha, maze mu mutima we hagashiruka kwizera gukorera mu rukundo rwa Kristo, kuko ari rwo rutuma dusa nawe. Umva, na Pawulo yarabihamije mu gitabo cy'Abaroma, ntekereza ko ari mu gice cya 1, avuga ngo ibyanditswe byera n'ibinkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha umwizera wese kugenza gute? Bivuga ngo mu byanditswe byera niho honyine tubasha gukura imbaraga y'Imana ibasha gutera imitima yacu kugenza gute? Guhinduka. Ariko iyo byizwe neza, kwiga ibyanditswe byera neza, nasomye amagambo mu gatabo kitwa Ububyutse, aho bavuze ngo kwiga ijambo ry'Imana, bafashe ijambo ry'Imana barigereranya n'ibyo kurya byacu bitunga umubiri. Barangije barabaza ngo mbese ninde wabasha kuvuga ngo ibyo nzarya muri iki cyumweru byose, arangiza akabifata akabirya ijoro rimwe, akavuga ngo nzamara icyumweru cyose ntabyo? Babikora hano akabishobora neza, akavuga ngo njyewe hari se wenda na gaze yarahenze, cyangwa se n'umwanya nawo, ndabifata mbibike mu nda uyu munsi, ubundi ndamara icyumweru bikiri. Hari uwabishobora? Ahubwo buri munsi umuntu akenera kugenza gute? Umuntu akenera kurya.
bivuga ngo niko bavuze ngo niba dukenera ibyo kurya bitunga imibiri yacu buri munsi, ni nako dukwiriye gukenera ibyo kurya bitunga ubugingo bya buri munsi. Ikindi bakomeje bavuga ngo iyo imbaraga idukoreramo imaze kuba nyinshi ituma duhaguruka tukamenyesha n'abandi ukuri twamenye. Ngicyo icyo ibyanditswe byera bidukorera. Ngira ngo nari navuze yuko turareba uyu mutima wari mu ntumwa za Yesu, ariko binyuze muri cya kintu cyo kwiga ibyanditswe byera, bigira ku birenge bya Kristo ndetse no kubikurikiza, byatumye bikorera mu mutima wabo. Ndagira ngo turebe amwe mu mateka cyangwa se amwe mu maherezo y'intumwa za Yesu uko byaje kugenda. Ngira ngo duhereye ahari kuri Simoni Petero tukaza kugeza kuri Yuda uko ari 12 bishobora kutadukundira, ariko aho wenda se turi bugereze tuzakomeza kugira n'igihe natwe cyo kwiyigisha ndetse no kwiga. Baravuze ngo Simoni yari i Betesida mu ntara y'i Galilaya. Ubusobanuro bw'izina Petero bivuga ibuye, naho Simoni rigasobanura umuhungu. Uyu mugabo wari wubatse urugo afite umugore nk'uko tubibwirwa, yari uw'i Betaniya mu ntara ya Galilaya. Kristo amuhamagara yamusanganye n'umuvandimwe we Andereya aho barobaga amafi mu nyanja y'i Galilaya, maze aramubwira ati nkurikira nzakugira umurobyi w'abantu. Undi ahera ubwo asiga ubwato bwe arahaguruka aramukurikira, nk'uko tubibona muri Matayo igice cya 18 umurongo wa igice cya 4 umurongo wa 18 kugeza 20. Nyina umubyara yitwaga Yohana. Ugabaje ariko ibintu tujye tunabizirikana. Nyina wabyaraga Simoni Petero yitwaga Yohana, naho ise umubyara akitwa Yona, ariko atari Yona wa wundi watumye Nineve yarangiza agahunga Imana aho kuyumvira. Amaherezo ya Petero rero yishwe n'Abaroma ku ngoma y'umwami Nero mu mwaka wa 63 nyuma ya Kristo. Yapfuye abambwe acuritswe ari hejuru, biturutse ku cyifuzo cye, kuko yabibonaga nk'icyubahiro kimurenze kubambwa nk'umwami we Yesu akunda kandi yubaha. Abaroma bahera ko bamukorera ibyo yigenje gute, yisabiye. Umutima warimo kwikunda biturutse kuko yabanye na Yesu, akigira ku birenge bye, akiga ijambo ry'Imana neza kandi akarikurikiza. Ubu ngubu amaherezo ye byarangiye abaye meza kurusha uko yatangiye ari Simoni wa wundi twabonye wari ufite imyitwarire itarashimwaga. Ndajya ku muntu witwaga Tomasi nk'uko twabonye waranzwe no kutizera, ariko nawe tugiye kureba iherezo rye. Baravuze ngo izina Tomasi mu rurimi rw'Ikinyamaraya ni Teoma, naho mu rurimi rw'Ikigiriki ni Dayiname, aribyo bisobanura ngo impanga. Bivuga ngo Tomasi bivugwa ko ngo yavukanaga n'impanga cyangwa se yavukaga mu mpanga cyangwa se ibyo twita twini. Abahanga mu mateka ngo y'iyobokamana ntibashoboye kumenya neza uwo bavukana, ariko ngo bamwe batekereza ko bavuga ko yaba yaravukanaga n'umukobwa witwaga Liziya. Tomasi yakomokaga i Galilaya kandi nawe yakoraga umwuga w'uburobyi bw'amafi. Guhamagarwa kwe kuboneka muri Matayo igice cyaho cya 10 ku murongo wa 3. Niho guhamagarwa kwa Tomasi kuboneka.
no muri Luka igice cya 6 umurongo wa 15. Tomasi azi nk'umugabo wari umwemera gato, wabazaga ibibazo byinshi bigaragaza ukutizera, ku buryo na n'ubu umuntu wese ujya yemera icyo abonye abantu baravuga ngo uri Tom cyangwa se uri Tomasi kugeza na n'ubu. Bakomeje bavuga ku mateka ya Tomasi, bavuze ko uyu mugabo wigeze kubwira Yesu ko atazi aho shebuja ajya, ndetse akaba atazi n'inzira, ndetse yanazuka agateza akavuyo n'impaka mu bigishwa, akahabona ahakana ko adashobora kwemera ko Yesu ari we wazutse ngo keretse yamwiboneye n'amaso ye. Kandi nubwo Yesu ari we wazutse ngo keretse yamwiboneye n'amaso ye, kandi nabwo akareba ko afite inkovu mu biganza bye. Ibi biboneka muri Mateyo 20 umurongo wa 25, aho Tomasi yerekanaga ko atabasha kwemera keretse yiboneye. Igihe cyarageze rero avamo umuhamya wa Kristo wagenze amahanga atabarika akora ibimenyetso n'ibitangaza. Bakomeje bavuga ku bya Tomasi, baravuze ngo uyu mugabo yiberaga i Yerusalemu, noneho ngo yumvishe intumwa z'Abanyasiriya zavugaga ko zishaka umwubatsi kabuhariwe bajyana mu Buhinde kubakira umwami wabo witwaga Gondafaresi ingoro y'akataraboneka ikwiriye umwami nkawe. Tomasi ngo yuriye ubwato nk'ujyanywe no kubaka ingoro, hari mu mwaka wa 52 nyuma ya Kristo. Ariko noneho ngo agezeyo amaze guhabwa amafaranga n'uwo mwami w'Umuhinde. Nyamara Tomasi ngo ntabwo yari yarigeze yiga kubaka, ndetse ntiyari yarigeze aba n'umwete wo kuba umufundi cyangwa se mwanya wo kuba enjeniyeri, ahubwo yumvishe iri tangazo ritanzwe, yumva bashaka umuntu wajya kubakira umwami mu Buhinde inzu cyangwa se ingoro y'akataraboneka. Tomasi aragenda, amafaranga barayamuha, atangira umushinga wo kubakisha. Noneho ikintu bakomeje kuvuga ngo Tomasi amafaranga yayiguriyemo ibibanza binyuranye, maze abyubakamo insengero z'Uwiteka, ari nako akora amateraniro y'ivugabutumwa, ndetse andi ayafashisha abakene n'imbabare. Murumva ikintu Tomasi yahise akora. Ariko noneho ikintu cyaje gukurikiraho, bakomeje bavuga bya Tomasi. Noneho umwami ahamagaye Tomasi ngo amumurikire ingoro ya cyami nk'uko amasezerano ari, asubiza umwami ko ingoro ye atayubatse mu isi, ahubwo yamaze kuyubaka mu ijuru, akaba akwiriye kwakira umwami Yesu kugira ngo azayituremo. Murumva amagambo yagiye ashyira umwami. Ibaza ariko ugiye imbere y'umwami uvuga amagambo asa nk'atumvikana, benshi bashobora kwita amateshwa, cyane ko hari igihe kubaha Imana bijya bigaragara nko kwigerezaho, ndetse rimwe na rimwe abandi bakabibona nk'aho umuntu atari apudeti. Mu yandi magambo, rimwe na rimwe bashobora kubona uburyo abantu babayeho, imikorere yabo, imirire, imyambarire, imigendere, barakaho gatumva uyu muntu ntabwo azi ibigezeho, ndetse nta nubwo ari apudeti. Mu yandi magambo, iyo uza kuba ibwami ukareba abantu bajyaga ibwami uburyo babaga barimo baritira cyangwa se biteguye kugira icyo bavuga, ariko Tomasi akagenda avuga ngo ingoro wampaye kubaka ngo nayubatse mu ijuru. Ibyo bintu murumva byumvikana. Ariko Imana yari izi icyo igomba gukorera umutima w'umwami. Ikintu cyakurikiyeho Tomasi ngo bahise bamufata maze bamuta muri gereza. Bari barategereje kumuhanira cyangwa se kumutanira umukwiriye,
Muri icyo gihe bari bagitegereje kumukanura umukwiriye. Murumuna w'uwo mwami witwaga ngo Gadi yararwaye ndetse aba nk'upfuye ajya muri koma, ariko kubw'igitangaza cy'Imana aza kuzanzamuka, maze abatekerereza ibyo yabonye n'aho yari ari. Arangije ababwira ko yari yajyanywe mu ijuru, aho yabonye ingoro nziza cyane yubatsweyo, kandi akabwirwa ko ari iyabo, maze bahita bemera ko ya ntumwa y'amahoro atari umutekamutwe, ahubwo ko yasohoje amasezerano ye nk'uko ari. Icyakora ahantu hatandukanye, urumva ko nyuma y'uko murumuna w'umwami arwaye akajya muri koma, yarangiza akaza kuzazanzamuka avuga ko yabonye ingoro, kandi iyo ngoro ngo ikaba ari iyabo. Noneho icyakurikiyeho ni uko bakomeje bavuga ko umwami yahise amufunguza, umwami arihana ahinduka umukristo kandi abatizanywa n'umuryango we. Amaherezo ya Toma ahari bakomeje bavuga ko Toma yahereye ubwo yihatira kwigisha ubutumwa no guhindura abami n'abatwari bo mu Buhinde, cyane cyane abitwa Ababrahiminisi bo mu muryango ya cyami b'idini y'Abahinduzime isenga inka. Abo bantu babonye idini yabo igiye gusenyuka bitewe n'ubutumwa Toma yabwirizaga, bityo abantu bakabona yuko koko nk'uko amagambo ari muri Zaburi, ndatekereza ari igice cyaho cy'105, Zaburi mu gice cy'105, reka nsome amagambo make. Zaburi igice cyaho igice cy'105 hari amagambo avuga ngo nimushime Uwiteka, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga. Mumuririmbire ishimwe, muvuge imirimo itangaza yakoze yose. Mwirate izina rye ryera, imitima y'abashaka Uwiteka yishimye. Mushake Uwiteka n'imbabazi ze, mushake mu maso he iteka ryose. Mwibuke imirimo itangaza yakoze, ibitangaza bye n'amateka yo mu kanwa ke. Mwa rubyaro rwa Aburahamu mwe, umugaragu we mwe, mwa bana ba Yakobo mwe, abo yatoranije. Uwiteka niwe Mana yacu, amateka ye ari mu isi yose. Yibuka isezerano rye iminsi yose. Ijambo yategetse aryibuka ibihe ibihumbi n'ibihumbi. Abantu Tomasi yabigishije ubutumwa bwiza, bakamenya ko inka itabasha kumva ikintu bitegereza ntikivuge, ikintu batabasha kubaza ngo kibasubize. Bamenya ko iyo atari Imana, ahubwo ko Imana yo mu ijuru ariyo Mana. Bityo abantu bose ngo bacika kuri iyo myizerere, bityo ngo bemera ubutumwa bwiza bwari butanzwe na Tomasi. Amaherezo ya Tomasi bakomeje bavuga ko abo bantu bamaze kwemera ubutumwa ngo byabarakaje, amaze gusenya bitumye habaho kubura abayoboke. Biyemeje kwica Tomasi maze bagaba igitero kijya kumushaka, baramutangatanga, bamutera amacumu kugeza apfuye, aho bari bamusanze ku musozi arimo asenga.
uwo musozi yiciweho bahise bawumwitirira kugeza na n'ubu, witwa umusozi wa Tomasi uri mu gihugu cy'Ubuhinde. Iyo nkuru umwami yarayumvise biramubabaza ndetse bimutera agahinda cyane, ariko kuko yari azi ko Tomasi nubwo apfuye yizeye, kandi ko yari amaze kwizera, nawe yizera ko inshuti ye Tomasi bazongera kubonana mu bwami bw'Imana. Ndagira ngo ndasoreza ku muntu umwe witwa Barutolomayo, ahari se wenda n'abandi nibikunda hazabaho kumenya ibyabaranze n'amateka yabo. Baravuze ngo Barutolomayo, izina Baru risobanurwa mwene, bikaba bisobanura mwene Tarimayi, uwitwa Eliyasi w'i Damasiko, yabayeho mu kinyejana cya 9 nyuma ya Kristo. Niwe wabaye uwa mbere mu kwerekana ko Barutolomayo ari we Natanayeli tubona muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 45. Ntabwo ari abantu babiri rero, ahubwo uyu Natanayeli niwe waje kuvamo, cyangwa se niwe waje kuba intumwa ya Yesu, yitwa Barutolomayo. Bakomeje bavuga ngo nk'uko Filipo ari we wabwiye Natanayeli ko babonye Mesiya, undi nawe akajya kumureba. Bakomeje kuba inshuti cyane no mu murimo w'ivugabutumwa bakundaga kujyana, ku buryo Hiriyapolisi bica Filipo na Natanayeli ari we Barutolomayo bari bari kumwe, ndetse nawe bagombaga kumwica, ahubwo ngo we abanyura mu myanya y'intoki baramubura. Yahise ajya kuvuga ubutumwa muri Arumeniya, ashingayo amatorero, ajya muri Arupana mu cyahoze ari Ubusoviyeti. Amaherezo ye yiciwe i Deribenda muri Arumeniya, bamumennyeho cyangwa se bamukuyeho uruhu. Bivuga ngo we yapfuye urupfu rubi cyane, kuko ngo byabaye ngombwa yuko bamusaba kwihakana umwami we, bityo umwami yari yaramenye ikigero cy'urukundo yakundaga Yesu Kristo, ntabwo cyamwemereraga kumwihakana, ahubwo ngo bituma bamufata we, ngo bamushishuye uruhu, barangije bamumanika ku musaraba, aho yaje kugwa apfira aho ngaho. Bivuga ngo amaherezo y'izi ntumwa, cyangwa se Imana yitaye cyane ku maherezo y'izi ntumwa, uko basoje ntabwo ari uko batangiye. Imana yita kuri buri muntu, ahubwo baravuze ngo ni uko umuntu wese yasoje. Abana kubaha Imana kwabo bagwamishije kumena amaraso yabo. Reka mbe ncumbikiye aha ngaha, ahubwo twibaza ngo ese umutima wari muri Kristo Yesu ni mutima ki? Icya mbere ni uko nk'uko tubibona mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 5, umutima wari muri Kristo Yesu wari umutima wo kwicisha bugufi. Ndagira ngo banze ahari wenda se ibi binyibutsa igihe kimwe ubwo nari kumwe umusore umwe wajya gukoresha amabona, wari waje mu cyerekezo cy'iwacu. Ubwo twarimo atuganiriza, aratubwira ngo niba ari abantu bagira umutima wo kwishyira hejuru, ni abanyeshuri biga mu kaminuza, ariko Imana ishimwe ko twebwe ahari atari ko bimeze. Ubwo yabivugiye iki? Yaravuze ngo igihe kimwe bamupanze kujya mu ivugabutumwa, ariko bamwohereza kuri kaminuza imwe. Ariko agezeyo abantu ntibashatse kwemera ko bakorana, ahubwo ahari se wenda bashobora kuba barabatangarije ko iyo sabato, nk'uko wenda se bashobora kuba bari barabigize umuco wo kuyitoranya bikoreshwe mu rurimi rw'Icyongereza, nyamara kubwo ahari wenda we atazi urwo rurimi, bavuze gukoresha Ikinyarwanda. Abantu bose, abenshi muri bo bivovotera yuko ngo babohereje umwigisha utabasha gukoresha ururimi rw'Icyongereza. Aravuga ati ariko ndebye kwirata kwabo, ati mpagurutse umukobwa umwe, ati nabonaga utari kubyumva, kandi ari umuntu wari usanzwe gukora amavuta. Nindamubaza nti harya mu byo uteganya kuzaba byo urateganya ibiki?
atarahaguruka ararondora iby'uburyo yumva mu iterambere rye, ati ariko ndangije ndamubazana, ariko kuki mu mishinga ufite urupfu rwawe utarutekereza? Kuki udatekereza ko no gupfa wagenza gute? Ariko ahari nubwo wenda se hajya habaho kuba umuntu yakishyira hejuru gutyo, icyo nsyo ni uko natwe hari domene baba batujyanamo bikaba byadukomerana nubwo twaba tuzi kuvuga icyongereza. Bishoboka ko we wari kumuha gukoresha ivuna ry'icyumweru byari kumukomerana kandi azi kuvuga icyongereza. Ariko uyu si wo mutima Kristo ashaka, ntabwo ari wo mutima Kristo yari afite, ahubwo we yari afite umutima wo kwicisha bugufi, wa wundi watumye aza akemera kuvukira ku mubaji ndetse akemera kuvukira mu muvure. Icya kabiri turavuga ku bintu bine ndetse tunasoza. Baravuze ngo umutima wari muri Kristo Yesu wari umutima w'urukundo, nk'uko tubibona muri Yohana igice cyaho cya 3:16, aho batubwira ngo Imana yakunze abari mu isi cyane itanga umwana wayo, ariko nawe aremera aritanga kubw'urukundo akunda umuntu. Yemera kugenza gute? Yemera kudupfira. Uwo ni wo mutima wari muri Kristo Yesu. Icya gatatu wari umutima wo kumvira Imana no kuyihesha icyubahiro, nk'uko tubibona muri Yohana igice cyaho cya 4:34, bivuga ngo nta kintu Kristo yigeze akora mu bushake bwe, ahubwo yabanzaga kubaza se akamenya icyahesha se icyubahiro n'igihwanye n'ubushake bwe, akaba aricyo Kristo agenza gute? Natwe uyu munsi niwo mutima dukeneye kugira. Ikintu cya kane ndetse nanasorezaho mu biranga umutima wari muri Kristo Yesu, bavuze ko ari umutima wakundaga gusabana na Data cyangwa se gusenga. Matayo 14:23 niho tubibona, aho inshuro nyinshi Yesu ntiyatekerezaga gutangira umunsi adasenze, aho ibihe bye byinshi yabimaraga ari aho yiherereye, ari mu dusozi, ndetse mu wifuza ibihe byose batwereka ko ngo niyo yagendanaga na Data, bari igihe ngo abantu babonaga mu bitekerezo bye ibyagiye ahandi, ariko yabaga asabana na se wo mu ijuru. Isomo risoza Abafilipi 2:5 kugeza ku wa 8, hari amagambo avuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Nguwo nubwo yabanje kugira akamaro k'Imana, ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamaro k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa urupfu, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Reka ariyo magambo nsorezaho. Icyo nabasabira nanjye nisabira ni uko twakemerera ijambo ry'Imana tukariha umwanya imbaraga rifite, igikoresho cyonyine Imana ikoresha ihindura ingeso. Natwe bimwe byatunaniye, bimwe tutakishoboza, Kristo adutegera ibiganza, yiteguye kubidushoboza. Nibyo mbasabiye kugira ngo tumwakire, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Kadusenge. Turagushimye uwera Mana yacu, izina ryawe ryera nirihimbazwe. Uri Imana y'amahoro, uri Imana igira urukundo, uri Imana yita ku bawe, shimwa cyane. Tubonye neza yuko ijambo ryawe ari iry'agaciro kandi ko rifite imbaraga itangaje. Turakwinginze ngo uduhe kugira ngo imitima yacu yemere kuyoborwa naryo, kandi uduhe kuzagira amaherezo meza, kuko uri Imana itita kuko umuntu yatangiye, ahubwo uko tuzasoza tubishyize mu biganza byabo. Reka buri muntu wese wageze aha abane nawe kandi umurinde. Reka ibyo ukomeza gushima ushaka bikomeze kubaho, mu izina ryawe niho tubisabye.
Solution.